hari umuntu numvishe ngo yabonye ngo video ngo ya Yampano ngo video baba ya Yampano yo yarasohotse ngo no season bobo ageze kuri season ya 18 ariko ngo video n'ubundi ze ngo zigenda ngo zikubita ngo zigenda none se video ze zirakoma warayibonye se njye nayibonye yari ari gutunganya umuntu neza pressure urafite ariko ngo urungi nyanjoro ingonde papa ngo yari yarakoze bro bari yarubatse ngo ibikogwa arafite umuzigo arafite umuzigo umeze nabi shange yo manigiza umeze bite bro fresh umeze fresh ari ariko ngo muri uyu mujyi ngo urakorera byatari hano ngaha nyine ngo ubuzima bwo muri Kigali ngo babugoye buragoye imihanda ni danje kabisa imihanda ngo ni danje ariko ngiye hari ikintu njya nibaza mu minsi yashize ngiye nari ndi umukarani hano ngaho Mateus hano mu mujyi nyine ndavuga ati ngiyewe ngiye kuzana twaza abantu imifuka nyitwara Nyabugogo A1 ese wenda nk'iyo urebye nko mu kazi hajya ukora iki bro jewe je ni umani power ndenda pakurura uri umupakuruzi do muryakariho uri muryakariho none se wenda nk'iyo urebye nko mu buzima ubayeho ububona ikintu cya mbere nyine ububona ukoresha kizima cyangwa kikwinjiza amafaranga wenda uba wapakuriye nk'ikintu nk'imizigo ingana iki kugira ngo wenda ubashe kuba wakora nko ku 5,000 iyo nabashije gukora iyo nabonye akazi nkabasha gukora 5,000 mbana pakuriye nk'udukontineri tubiri bira bimodoka binini mbona bikugenda bita bya sikani bira bimodoka bikurura kugira ngo ubashe kuba wakibika inoti 5,000 none se uwaguhindurira akazi akakubwira ngo uve ku nzoga n'itabi aguha ibiryo aguhindurire n'akazi ukora wakemera akareka ntago nabyemera temba ku nzoga wava ku nzoga ubwo wowe muri bakeya wowe ntago ufite kuva ku nzoga ngo ntago wakemera ko baguhindurira akazi inzoga zikuze kujyana furi nanjye niyo mpamvu natazazimukira niyo mpamvu utazazimukira ariko ngewe nanjye hari agatekerezo nari mfite kano kazi k'abamani power nayo nshaka kuzaza kugakora reka nta kazi karimo kandi nawe ugakora ugakunze ntabwo ndagakora ariko ntabwo nkakora nkakunze ugakora utagakunze nyine ni ugupfa nyine kugira ngo umuntu arebe ko iminsi ya icuma nyine none se ubundi hano duhagaze ni hano duhagaze karitsiye Mateus ariko hano ngaha ngo ujye uhakorera cyane cyane gukunda kubuhikatisha arega kuhikatisha nyine ubuzima buba bwanze muri Kigali ubuzima ngo buba bwanze muri Kigali biba byagoranye jewe urumva njye nayo mfite agatekerezo nayo nshaka kuzafata nk'umukarani umwe cyangwa abakarani babiri ngiye nka kugira nka manager ukangira nka manager manager w'abakarani njye tugashinga koperative yacu inase bahakabye ko afite abantu bahakora inaha barahafashe ariko hari amakuru ari gucika kuri social media ameze ute hari umuntu numvishe ngo yabonye ngo video ngo ya Yampano ngo video baba ya Yampano yo yarasohotse ngo no season bobo ageze kuri season ya 18 ariko ngo video n'ubundi ze ngo zigenda ngo zikubita ngo zigenda none se video ze zirakoma warayibonye se njye nayibonye yari ari gutunganya umuntu neza pressure urafite ariko ngo urungi nyanjoro ingonde papa ngo yari yarakoze bro bari yarubatse ngo ibikogwa arafite umuzigo arafite umuzigo umeze nabi shange reka nkubwire iyo ngewe mbonye urumva uburyo abantu nyine bagenda bakora kuriya bagenda nyine bitesha nyine isoni nanjye ariko nanjye hari akantu nagiye nekereza nanjye wenda nka gutyo muba nyine mukora gutya nta kuntu wakora video nkazira kugira ngo nawe wamamara uwo musitari arega nawe iriya video yasohotse atabishaka ngo yari imutunga ni inshuti ye yamutengushye nyine yafashe telefone ye kurama ku ka video akajya mwaka amafaranga kugira ngo atagashira hanze nuko nyuma akomeza kuyamwaka nuko nyuma arayamwima birangira nyine agashize hanze nyine amuteza abantu
ariko mba mbona biriya bintu ari ubufu none sinanjye ko nari ndi guteganya kuzabikora aya bituma nyine usa nabi abaturage bagufata nabi muri sosiyete. Ariko wa mungani urebye nko muri sosiyete mukoreramo urumva ubu usanga wenda nk'ibintu byaho bimeze neza nyine ku rundi ruhande cyangwa wenda ibijyanye n'imirire mirire yo yarabuze shaka kurya ni rimwe ku munsi kabisa nabwo kandi wakubise inzi bipfuza sha bro nanjye nyine ndimo ndagenda nikatisha hano ngaha mu mujyi ndi kugenda nshaka amakuru ndi kugenda mbaza abantu uburyo ndi kugenda mbaza amakuru ngo bimeze bite ngo fresh ndumva nyine nawe ubuzima bwayeho bugoye pe buragoye kabisa nyine ariko gusa icyizere mfite nuko bizajyaho bikazakunda bikagenda neza. buriya habura ibitekerezo bizima ibitekerezo ndabifite ariko nyine habura amafaranga mu mufuka wapi